Ese ugendera ku cyo utoranya inshuti? Mbere yuko utoranya inshuti, mbere yuko ufata umuntu runaka umwinjize mu buzima bwawe nk'inshuti yawe, jya ubanza usenga Imana, uyisabe gushishoza, iguhereze kumenya neza umuntu ugiye kwinjiza mu buzima bwawe nk'inshuti. Kubera yuko abenshi twita inshuti ntabwo baba ari inshuti zacu, kubera yuko ntabwo baba bafite indangagaciro cyangwa se ntabwo baba bafite ubushobozi bwo kwitwa inshuti zacu. Hari abinjira mu buzima bwacu kugira ngo badukoreshe, bakaza mu buzima bwacu kubw'inyungu zabo bwite, ariko igihe waba ubakeneye ukaba udashobora kubabona, abo ngabo ntabwo ari inshuti, ahubwo abo ngabo ni abantu baza kugira ngo badukoreshe. Mbere yuko uvuga uti umuntu ni inshuti yanjye, mbere yuko wemeza ko umuntu ari inshuti yawe, jya ubanza usenga Imana, uyisabe ubushobozi bwo kuguhitiramo cyangwa se bwo kuguhereza guhitamo umuntu ukwiriye ngo abe inshuti yawe mu buzima bwawe. Ndaguhereza urugero rwa hafi. Yesu ajya guhitamo abigishwa be, ni abantu bari bamaze igihe bagendera nawe umunsi ku wundi, ariko umunsi yafashe umwanzuro wo guhitamo ngo avuge uti ndashaka guhitamo abigishwa 12 babe abigishwa ba cyangwa se abo tugomba guhora tugendana. Yafashe umwanya arasenga, asaba Imana kumuhereza kumenya abantu agomba kwiyegereza. Amaze gusenga nibwo yaje gutoranya mu bantu bose yagendanaga nabo, nibwo yaje gutoranya abantu 12 abagira inshuti. Ariko muri abo 12 naho hari harimo umuntu umwe mu by'ukuri wari inshuti ye koko, ku buryo yabaga yiteguye kumurwanira isaha n'isaha, yabaga yiteguye kumuvuganira, yaba mu byago, yabaga yiteguye gushyira ubuzima bwe mu kaga kubera inshuti ye Yesu. Uwo muntu niwe wasubizaga ibibazo bikomeye Yesu yabazaga abigishwa, ni nawe wakundaga kumubaza ibibazo bikomeye. Ku bantu mukunda gusoma cyangwa se muzi amateka ya Bibiliya cyane, murabindusha umugabo ni Petero. Umunsi Yesu yazaga gufatwa ngo bamujyane kumubamba, Petero yaritambitse nuko bamutwara, arangije afata icyuma akata ugutwi k'umusirikare wari uje gufata Yesu. Hanyuma Yesu afata kwa gutwi agusubiza kuri uwo musirikare, abwira Petero ati Petero, ntabwo uru rugamba turi kurwana ari urw'umubiri. Ariko mu by'ukuri mu bigaragarira amaso, Petero we ntabwo yifuzaga ko inshuti ye Yesu itwarwa mu buryo budasobanutse. Bivuze ngo yari yiteguye gushyira ubuzima bwe mu kaga kugira ngo abashe kurengera inshuti ye. Ese ufite bene iyo nshuti? Ufite umuntu witeguye kuba yakurwanirira mu gihe yaba abona kuri kurengana? Ufite umuntu witeguye kukuvuganira igihe waba udahari bari kukuvuga nabi? Genzura, usubize amaso inyuma urebe mu bo wita inshuti cyangwa se mu bo ufata nk'inshuti zawe, wibaze nimba harimo bene uwo muntu. Nusanga atarimo, wongere ushyire amavi hasi usenge, usabe Imana iguhereze gushishoza, iguhereze kumenya guhitamo inshuti, kubera yuko ubuzima bwacu nk'abantu ntabwo bushoboka tudafite inshuti nyazo. Ubuzima bwacu ntabwo bushoboka tudafite inshuti nyazo. Kugira ngo tugire ubuzima bwiza, tugire ubuzima bufite icyerekezo, nuko tugomba kuba dufite inshuti. Saba Imana, uyisenge, iguhereze kumenya inshuti nyazo zikwiriye kunyura mu buzima bwawe. Niyo zaba 2, niyo zaba 3, ariko z'umumaro, zimwe zizagucyaha wakoze ikosa, zimwe zizaba zihari udahari, zimwe zizakurwanira zirahagije ziruta abantu 20 bazagukoresha batitaye ku mvune cyangwa batitaye ku bibazo uzagira. Nyuma y'uko bagukoresheje, bazagukoresha bagukoresha bagute, usigare uri mu buzima budafite icyerekezo. Ariko inshuti yawe ntabwo izigera yemera kugukoresha mu nyungu zawe bwite gusa. Izagusaba ubufasha nk'inshuti, ariko ibe yiteguye no kuzaguha ubufasha igihe uzaba ugeze gute, igihe uzaba ukeneye. Ongera uhitemo witonze, umenye ko uhitamo inshuti zawe, kandi usabe Imana mu by'ukuri iguhereze ubushobozi n'ububasha bwo guhitamo inshuti zikwiriye kwinjira mu buzima bwawe.